adeperi cyangwa abandi bantu batambara amapantaro nibo tugiye kuvugaho cyane. Hello guys, hello friend and family, murakaza neza kuri channel ya Kimana Harriet Official. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwakoze subscribe kandi nawe turayikora, please shyigikira umukobwa wanyu. Murakoze cyane. Rero uno munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa siporo, ariko cyane tugiye kuvuga ku bantu b'abadeperi cyangwa abandi bantu batambara amapantaro, nibo tugiye kuvugaho cyane kuri siporo ibareba. So rero uno munsi nabazaniye agasiporo keza kafasha nyine abadeperi cyangwa abandi bantu batambara amapantaro, abantu nk'abo bagiye batandukanye. So rero ikintu cyanzanye ni ukwibereka, tugasharinga ibitekerezo, then buri wese agakuramo bimwe by'ingenzi cyangwa agakuramo ibimufitiye umumaro. So uno munsi rero iyo siporo nta yindi ni yo yandike hasi. So rero uno munsi nazanye siporo yo gusimbuka umugozi. Nabonye n'indi siporo umuntu ashobora gukora ari mu rugo, ari mu nzu, ku bantu badakunda kwiruka, ku bantu batinya nyine kwambara amapantaro wenda bitewe n'amahame yabo. Abo bose nabarebyeho mbona nkwiye kubazanira agasiporo keza kandi kabafasha abantu babyibushye nkanjye, abantu bafite imibiri minini, abantu bafite ibinure bigiye bitandukanye. So niyo siporo nazaniye gusimbuka umugozi. Simbuka umugozi ugubwe neza, ko siporo ni ubuzima, siporo ni uburyo bwiza budufasha kugira imibiri yacu ihumeke, iruhuke. Wowe ufite stress, siporo irabivura. So bye, ndabakunda.